Kuva mu mwaka wa 2008 uyu muhanzi yatangiye gukundwa bidasanzwe. Uyu mwaka kandi niwo mwaka yashyize hanze indirimbo ye yise Ikiragi. Kubera ijwi rye n'ubuhanga mu myandikire byamufashije kwigarura imitima y'abantu bamukunda hirya no hino ku isi. Ngo ku myaka y'8 yatangiye kuririmba muri korali. Igitangaje kuri uyu muhanzi ngo nubwo yari azi kuririmba bihebuje, ariko ngo we ntiyabikundaga. Ngo yumvaga azibera umushushanyi, akaba ari wo mwuga we. Iyo niyo mitekerereze yari afite muri icyo gihe ku myaka 8. Uyu muhanzi wamenyekanye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, harimo iyo yise Ikiragi, Agakecuru, Pole Pole, Amadayimoni, Bella yakoranye na Dream Boys, ndetse yakunzwe cyane. Na n'ubu igikundwa. Yakomeje gukora n'izindi ndirimbo zitandukanye. Gusa uyu muhanzi asa n'ahatangiye kwibagirana mu mitima y'abamukundaga, kubera ukuntu asigaye asohora indirimbo uguru ntege gake gake, asa n'ushaka kubivamo. Nyemerera noneho nkugezeho ibidasanzwe wibaza kuri uyu muhanzi. Nkubwira akantu ku kandi ku mateka y'uyu muhanzi, ibyo wumvise, ibyo utari wumva, ndetse n'ibyo utasobanukiwe kuri uyu muhanzi. Umuhanzi ukomeje kwigarura imitima ya benshi hirya no hino mu isi. Ibyo wumvise ndetse n'ibyo utari wumva nta handi hizewe ho kubisesengurirwa uretse hano kuri Murika TV Show. Ni Gerard Uwizeyimana ngo uhaye ikaze. Burya ngo ijisho ry'undi ntirikurebera umugeni. Waba wifuza kuryoherwa n'ubuzima ukanyurwa n'amafunguro utegurirwa mu buryo bwa gihanga, gana Danava Motel. Ni hano mu karere ka Rubavu mu mujyi. Tugufitiye amacumbi meza, bar, restaurant. Udukeneye waduhamagara kuri nimero 0783 Ikaze nanone kuri iki kiganiro cyacu kandi cyanyu. Nkugezeho amateka atangaje y'uyu muhanzi Kitoko Bibarwa, umuhanzi ukomeje kwigarura imitima ya benshi. Amazina ye bwite ni Musabwa Patrick, wamenyekanye cyane ku izina rya Kitoko Bibarwa, akaba ari naryo akoresha mu buhanzi. Yavutse ku wa 12 Nzeri umwaka w'1985. Havukira hitwa Kazibwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu cyahoze ari Zaire. Akiri muto ababyeyi be baje kwimukira mu gihugu cy'u Burundi, nyuma gato baza kuza mu Rwanda, akaba ari naho batuye. Yatangiriye amashuri ye y'incuke mu gihugu cy'u Burundi muri komine Nyabikiri. Yakomereje amashuri ye yisumbuye mu gihugu cy'u Rwanda mu kigo cya Esipanye, aho ni mu mujyi wa Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, akaba ari naho yayasoreje. Yakomereje muri kaminuza ya Inirake, akaba yarize ibijyanye na management. Yakomereje amasomo ye mu Bwongereza, nyuma gato akomeza icyiciro cya 3 cya kaminuza London, akaba ari naho yagisoreje. Kitoko yasoje amashuri ye mu mwaka wa 2022. Yahise yimukira mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari naho atuye ubu. Uyu muhanzi ngo ntiyigeze agira inzozi zo kuzasaza ari umusitari, ahubwo yari afite inzozi zo kuzasaza ari umucuruzi ukomeye, ngo ndetse w'umuhanga. Kitoko ni umuhanzi wamenyekanye mu njyana ya Afrobeat, umuhanzi ufite abakunzi benshi mu Rwanda ndetse no hirya no hino mu isi. Umuhanzi ukomeye ndetse wakoze amateka akomeye mu myaka yashize. Abenshi n'ubu baracyamukunda, ariko kuri ubu akaba asa n'uwashyize ku ruhande umuziki. Mu mwaka w'2013 nibwo yatangaje ko agiye kuba ashyize ku ruhande umuziki, ubwo yerekezaga mu gihugu cy'Ubwongereza mu gukomeza amasomo ye. Uyu muhanzi uri kubarizwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye avugwa kenshi mu rukundo n'abakobwa batandukanye, harimo umukobwa w'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Gusa ibyabo byarangiye mu ibanga rikomeye. Byavuzweho n'ibitangazamakuru bitandukanye, byandikwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye, nyuma gato biza kurangira mu ibanga rikomeye. Umuhanzi Kitoko
yatangaje ko yakuze akunda umuhanzi Ben Rutabana ndetse na Alpha Blondy. Uyu musore yatangiye umuziki we mu mwaka w'2008 ubwo yasozaga amashuri yisumbuye. Atangira kuririmba yashyize hanze indirimbo ye yise Ikiragi imuhindura ikimenya bose, ngo ku rwego atigeze atekereza ko byageraho. Mu mwaka w'2012 yatumiwe mu birori byo gususurutsa abari bitabiriye isabukuru ya Ange Kagame. 2013 yatumiwe mu iserukiramuco ry'umuco nyarwanda muri Denmark. Nyuma yaho gato umuhanzi Kitoko Bibarwa yakomeje gutumirwa mu bitaramo bitandukanye ndetse no mu birori bitandukanye, haba muri Amerika, mu Bufaransa, mu Bwongereza ndetse n'ahandi hirya no hino mu isi baramutumiraga. Uyu muhanzi Kitoko Bibarwa yatwaye igihembo cya Salax Award ubugira kabiri. Mu mwaka w'2013 nibwo yatangaje ko ahagaritse umuziki, ariko nyuma gato yaje kugenda akora indirimbo gake gake ndetse ubona ko agenda buguru ntege. 2017 Kitoko yagaragaye mu Rwanda mu bikorwa byo kwamamaza umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nyuma gato 2023 Kitoko yatangaje ko agarutse mu muziki. Nk'uko yabitangaje ati, sinareka umuziki ndawukunda, nasanze ntabasha kureka umuziki, nyemerera noneho nkugezeho ibintu bidasanzwe byabaye kuri Kitoko ndetse bikamutangaza ngo atazigera yibagirwa. Kitoko avuga ko akiri muto yigeze kwinjira mu bubiko bwa se maze agaca diplome ya se. Ati, nabikoze ntabizi ariko sinzigera mbyibagirwa. Kitoko Bibarwa, umuhanzi wakoze indirimbo Thank you Kagame, umuhanzi wakoze indirimbo nyinshi zakuzwe n'abanyarwanda, Ikiragi, Pole Pole ndetse n'izindi zitandukanye, aho yafatanyije na Dream Boys indirimbo yise Bella, indirimbo yakunzwe na benshi. Ni umuhanzi wagiye uvugwa mu rukundo na Ange Kagame. Nyuma gato biza kurangira mu ibanga rikomeye. Ni byinshi wavuga kuri uyu muhanzi, yakoze amateka menshi na n'ubu akiyakora. Ni umuhanzi w'umuhanga, ni umusore mwiza, umusore ushinguye wishimirwa na buri wese. Uyu muhanzi Kitoko ndakwibuza ko atarashinga urugo, aracyari umusore. Ni umuhanzi ukunzwe hirya no hino mu isi, umuhanzi wakoze indirimbo zikomeje gukora ku mitima ya benshi. Indirimbo afite nshya imaze amezi 4 ku muyoboro we wa YouTube. Umuhanzi w'umuhanga. Ni byinshi wavuga kuri uyu muhanzi bwakwira bugacya, ariko nyemerera nsoreza aha ngushimire warudukurikiye. Naho akagaruka, ciao ciao, Imana ibarinde.